Ese waba uzi ko abanyarwanda bishoboka ko baba bafitanye isano n'Abisiraheli dusanga mu isezerano rya kera? Ese waba uzi ko imiryango igera kuri 10 ikomoka ku bana ba Isiraheli cyangwa se uwitwaga Yakobo yaburiwe irengero ahagana mu kinyejana cya 722 mbere y'ivuka rya Yesu? Ese waba uzi ko mu mwaka w'1994 ubwo mu Rwanda habaga jenoside yakorewe abatutsi, hariho abatutsi benshi cyane bishwe barangiza bakajugunywa mu mugezi wa Nyabarongo. Interahamwe zabishe zavugaga yuko zibacishije iy'ubusamo ngo basubire aho baturutse muri Abisiniya, ariko ubu hasigaye hitwa Ethiopia. Wakwibaza ngo ese izi nterahamwe zakuye he iyo mvugo, cyane ko ibisekuru n'ibisekuruza by'abo batutsi byavukaga ku butaka bw'u Rwanda? Tuguhaye ikaze muri kino kiganiro kigamije ubushakashatsi, ndetse ibyo byaduteye kwibaza ndetse biduha gukora ubushakashatsi twibaza byinshi, ndetse birashoboka ko haba hari abanyarwanda baba baribagiwe inkomoko yabo biturutse ko hashize imyaka isaga 2000 ndetse irenga cyane. Tuguhaye ikaze muri kino kiganiro kigamije ubucukumbuzi n'ubushakashatsi, ariko tugendeye ku mateka y'abanyarwanda ndetse n'amateka dusanga muri Bibiliya mu isezerano rya kera. Welcome to Gorilla Gospel TV. Twongeye kuguha ikaze kuri Gorilla Gospel TV, mugiye kubana nanjye Nazi JJ. Reka tubibutse yuko yari channel yibanda ku ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi biganiro bigiye bigirira abantu akamaro. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku isano rishobora kuba riri hagati y'abanyarwanda ndetse n'Abisiraheli dusanga mu gitabo cya Bibiliya, isezerano rya kera. Reka dutangire tubabwira ngo mu gihugu cya Isiraheli bivugwa ko hariho imiryango 10 yaba yarazimiye ndetse yaraburiwe irengero nyuma y'uko iyo miryango itwawe bunyago n'ubwami bwitwaga ubwami bw'Abashuri ahasaga mu kinyejana cya 8 mu mwaka wa 722 mbere ya Yesu. Ubu bukaba ari ubwami kuri ubu buherereye ahitwa muri Mesopotamiya cyangwa se muri Iraq, Irani, Turukiya ndetse na Siriya kuri ubu ngubu. Iyo miryango uko ari 10 yazimiwe yari igizwe n'ubwami bw'amajyaruguru, bukaba ari ubwami bwiswe ubwami bwa Isiraheli, mu gihe ubwami bw'amajyepfo bwiswe ubwami bwa Yuda. Iyo miryango uko ari 10 yazimiye yari igize n'ubwami bwo mu majyaruguru, ubwami bukaba bwaritwaga ubwami bwa Isiraheli. Ubwo bwami bukaba bwari bugizwe n'imiryango 10. Akaba umuryango wa mbere ari umuryango wa Rubeni, Simewoni, umuryango wa Dani, umuryango wa Nafutali, umuryango wa Gadi, umuryango wa Asher, umuryango wa Isakari, umuryango wa Zabuloni n'umuryango wa Manase n'umuryango wa Efurayimu. Ubu bukaba bwari ubwami bwa mu majyaruguru bwari bwariswe ubwami bwa Isiraheli. Hakaba hari n'ubwami bwo mu majyepfo bwitwaga ubwami bwa Yuda. Ubwo bwami bwa Yuda bwari bugizwe n'imiryango 2,
ari wo muryango wa Yuda ndetse n'umuryango witwa wa Benyamini. Iyi akaba ari imiryango yari igize imiryango cyangwa se yari igize ubwami bwa Yuda. Reka nongere nkwibutse ngo nyuma y'uko umwami witwaga Salomo yari amaze gutanga ubwami bwe bukajya mu biganza by'umuhungu we, ubu bwami bwa Isiraheli bwose bufatanye ari ubwami bwese n'ubw'Abayuda bwaratandukanye. Icyo nicyo gihe ubwo bwami bwatandukanye, hiremamo amama abiri, hiremamo imiryango 10 rero twavugaga buri wirengero, hiremamo n'ubundi bwami bw'Abayuda biturutse ku kibazo cy'uko umwana wa Salomo yanze kugabanyiriza uburetwa bene wabo. Abantu badukurikira bagiye bumva aya mateka ya Salomo ndetse n'ukuntu yavuye ku bwami. Imana yacu nishimwe. Iyi miryango uko ari 10 ni imiryango yasanze umuhungu wa Salomo, iramubwira ati turakwinginze tugabanyirize ku buretwa twakoreshejwe na so Salomo. Nkwibutsa yuko ku bwami bwa Salomo hakozwe imirimo myinshi itandukanye, harimo imirimo yo kubaka urusengero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi miryango rero Salomo amaze gupfa yegereye ubwami bw'umuhungu wa Salomo, buramubwira ati tugabanyirize uburetwa. Umwana wa Salomo ntago yigeze abemerera, ahubwo yababwiye ko uburetwa se yabakoresheje bo agiye kubwongera, bagiye gukora ibirenze. Ibi rero byaje gutuma iyi miryango uko ari 10 yigumura, ihita ishinga ubwami bwayo, burangije bahita bashyiraho umwami wabo. Uyu muhungu wa Salomo asigarana igice kimwe kigizwe n'imiryango 2, ari wo muryango wa Yuda ndetse n'umuryango wa Benyamini. Ubwo bukaba ari bwo bwami uri kumva bavuga bwo mu majyepfo. Imana yacu nishimwe. Reka nkubwire ngo rero igihe cyaje kugera ubu bwoko cyangwa se uyu muryango wa Isiraheli uko wari ugizwe n'imiryango 10 baje kujyanwa bunyago cyangwa se bagomeye Imana. Reka mvuge ngo bagomeye Imana. Igihe cyose iyo ubwoko bwayo bwagomeraga Imana yabahanishaga igihano cyo kujyanwa minyago, yabatezaga abanzi babo, yamara kubateza abanzi babo bakabajyana bunyago. Reka mbigusobanurire neza. Aba bagabo nago bamaze kwitandukanya n'ubwami bwa Yuda cyangwa se ubwami bw'Abayuda, nago bigeze bakomeza kubaha Imana, ahubwo baragiye biremera izindi mana, baragiye batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka, baragiye bimikira umwami ariko ubategeka kuramya ibigirwamana. Iki nicyo cyatumye Imana igira umujinya, nicyo cyatumye Imana ibarakarira, hanyuma ibateza abanzi babo. Imaze kubateza abanzi babo babatwara bunyago kugira ngo bajye gukora ubucakara. Aha niho Bibiliya yavuze ngo igihe batwawe n'ubwo bwami bw'Abashuri aribo banzi babo, barabajyanye bajya kubakoresha uburetwa, ariko ntabwo bigeze bagaruka. Sinzi niba uneze amatwi ngo wumve neza. Mu gihe ubu bwami bwa Yuda nabwo bwari bwarajyanywe n'ubwami bwari bukomeye bwitwa ubwami bwa Babuloni, bwo bwaragiye ariko hashize imyaka bwongera gutakambira Uwiteka. Mu mateka ya Bibiliya birimo nuko bamaze gutakambira Uwiteka, Imana yabo bongera basubira ku murongo, bongera kubaha Uwiteka. Imana yabo ikora iki? Ibagirira imbabazi, ibasubiza mu gihugu cyabo cya Yuda. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ariko ubu bwami dusanga ko ari ubwami bwa Isiraheli bwo bwakomeje kugandira Imana, bwakomeje gukora ibintu bidakundwa n'Imana. Noneho Imana niyongera kwibuka buno bwoko. Hari inyandiko z'abashakashatsi zivuga ko ubu bwoko cyangwa se iyi miryango yagiye ikwirakwira hirya no hino mu isi, ndetse bivugwa ko yagiye ikwirakwira muri Afurika cyane. Imaze kugenda ikwirakwira muri Afurika,
igenda ikwirakwira no hirya no hino mu isi. Iki rero kikaba ari ikibazo gifatwa nk'ikibazo gikomeye cyane, kuko ubu bwoko butigeze bugaruka mu gihugu cyabwo. Ubwo bwajyanwaga bunyago n'Abashuri, ntibagarutse mu gihugu cyabo nk'uko byagenze kuri bene wabo b'Abayuda. Mu nkundire rero tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu ivuga ku isano Abanyarwanda bo hambere bagirana n'Abisiraheli bo hambere dusanga mu Isezerano rya Kera. Nk'uko rero mubizi, mu Rwanda bagiraga ikintu bitaga itorero ryari icyo nakwita nk'ishuri kuri uyu munsi wa none. Niho Abanyarwanda batorezaga abana babo ibijyanye n'indangagaciro, ibijyanye n'umuco wabo, ibijyanye n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda. No mu Bisiraheli naho habaga icyo bita ishuri. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Mu mateka y'Abisiraheli, uburyo bwo kwigisha abana bwari bushingiye ku myizerere ya Kiyahudi. By'umwihariko bibandaga ku mategeko ya Mose. Aya mategeko turaza kuyagarukaho, tugire bimwe tugenda tuyavugaho, kuko tuza gusanga n'Abanyarwanda nabo bo hambere bari bafite amategeko ameze neza nk'aya yahawe Mose. Ushobora kwibaza ngo ni iki cyari cyarigishije Abanyarwanda amategeko yahawe Mose ku musozi wa Sinayi mu gihugu cya Isiraheli? Abanyarwanda bakaba bari bafite ayo mategeko. Nicyo cyaduteye kwibaza irihe sano aba bantu bagirana. Bakongera bakavuga ngo ababyeyi b'Abisiraheli, cyane cyane ababyeyi b'abagabo, nibo bari bafite inshingano zo kwigisha abana babo, cyane cyane bijyanye no kumenya Imana n'amategeko yayo. Kandi batangiraga kubigisha bakiri bato, cyangwa se hakiri kare. Abana b'Abisiraheli batangiraga kwiga bafite imyaka 3 kugeza kuri 5, aho bigishwaga gusoma no kumenya ibyanditswe byera biri mu gitabo cyitwaga Tora. Iki kikaba ari igitabo kigizwe n'ibitabo 5 bya Mose. Ni igitabo cyanditswe na Mose. Simeyani magambo, ni igitabo cyari kirimo ibitabo 5 bya Mose. Bagera ku myaka 7, abana batangiraga kujya mu ishuri ryihariye, aho bakomerezagaho kwiga ibyanditswe byera no kubisoma neza. Reka nongere mubwire ngo no mu Rwanda abana batangiraga kwigishwa n'ababyeyi babo guhera ku myaka 3 kuzamura. Ababyeyi babo batangiraga kugenda babigishaga guhera ku myaka 3 no kumanuraho gato. Babigishaga mbere na mbere kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Icyo ni abana bagera ku myaka 7 mu Rwanda naho bajyaga kwiga aho twita mu itorero. Mu kiganiro cyatambutse part 1 y'iki kiganiro twavuze ku kintu bita itorero. Itorero rero rikaba ari ishuri Abanyarwanda bajyagamo, abana b'Abanyarwanda bajyagamo kugira ngo bige amateka, amategeko n'umuco bya Kinyarwanda. Ndetse bageragayo bakiga n'icyo nakwita ngo ni za kirazira. Niho bigiraga icyo bita za kirazira. Aba bana ku myaka 3 kugeza ku myaka isaga 10,
aba bana bigishwaga birushijeho n'ababyeyi babo. Iyo bageraga rero ku myaka 10, hagati ya 10 na 13, aba bana b'Abisiraheli bo bigaga cyane cyane amategeko n'imyandikire, ariko noneho bakajya kubyigira aho bita mu masinagogi. Aba ni Abisiraheli. Abisiraheli iyo bageze ku myaka hagati ya 10 na 13 bajyaga aho bita mu isinagogi, bagatangira kwigishwa noneho imyandikire ya cya gitabo cyitwa Tora. Nakubwiye ko iki gitabo ni igitabo kigizwe n'ibitabo 5 bya Mose. Bagatangira kwiga amategeko ya Mose, kuko yabaga muri icyo gitabo, n'uburyo bwo gusobanura amagambo yanditswe muri icyo gitabo cya Tora. Batangiraga kwiga ubuhanuzi, kandi babyigishwaga n'abahanga cyane muri icyo gihe bitwaga aba rabbis. Rabbis rero ni ijambo ryo mu Giheburayo bisobanura abigisha. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twababwiye ngo abana nabo bageragezaga kwigishwa bahereye mu myaka 3, bagatangira kwigishwa na nyina agatangira kugenda yigisha abana bintu bigiye bitandukanye, umuco, ndetse abana bagendaga bigira ku babyeyi babo. Cyane cyane yuko mu Rwanda twebwe twari dutandukanye n'iki gihugu ho gato cy'Abisiraheli, kubera ko twebwe ntabwo twagiraga icyo twita inyandiko. Iyo abana b'Abanyarwanda nabo bageraga ku myaka 7 ndetse kuzamura kugeza ku 10, bagendaga bigishwa na se, bakigishwa ibintu bigiye bitandukanye by'indangagaciro, Ikinyarwanda, umuco, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigize sosiyete nyarwanda. Nabyo bageraga ku myaka 10 kuzamura. Iki ni cyo gihe bajyaga aho bita mu itorero. Itorero rero rikaba ryari ishuri ryigishaga abana b'u Rwanda ibijyanye n'umuco nyarwanda, kirazira, ndetse n'indangagaciro z'intore. Ahangaha rero niho bigishwaga cyane, ndetse no gukunda igihugu no kurwanirira igihugu. Bigishwaga indangagaciro zigiye zitandukanye, nk'uko twagiye tubireba. Twaje gusaga ko izo ndangagaciro za gitore zifite aho zihuriye n'indangagaciro za Gikristo, cyangwa se indangagaciro z'Abisiraheli dusanga mu gitabo cy'Isezerano rya Kera. Harimo indangagaciro y'ubugwaneza. Ubugwaneza yari imwe mu ndangagaciro zarangaga intore, cyangwa se abana b'Abanyarwanda babaga bagiye mu byo nakwita itorero. Ubwitange, kwitonda, ubunyangamugayo, ubuhanga, icyubahiro, ubumwe, igitinyiro, ubugwaneza ni bimwe mu nsanganyamatsiko zagenderwagaho kugira ngo umuntu abe intore. Ubupfura, kwigomwa, ubutwari, ishema ry'igihugu, kuzirikana abandi, n'imihigo. Izo ni zimwe mu ndangagaciro Abanyarwanda bigiraga mu itorero kugira ngo babashe gufasha igihugu. Bigaga ubumenyi bugiye butandukanye kugira ngo babashe kuba bafasha igihugu cy'u Rwanda. Abisiraheli ibyo bigishwaga ababwiye ngo ni igitabo cya Mose kirimo ibitabo 5 yagiye yandika. Aho niho abana bigiraga amategeko y'Imana n'amateka y'Abisiraheli, amateka n'imigenzo, uburyo Abisiraheli bagombaga kubaho nk'abaturage b'Imana. Bagombaga kwiga amategeko n'imigenzo. Ubu ni bumwe mu buryo Abisiraheli bagombaga kubaho nk'abaturage b'Imana, bakurikiza amategeko ya Mose. Icya gatatu ni ururimi rw'Igiheburayo. Ururimi rw'Igiheburayo byari ingenzi cyane kurwiga, kuko ibyo bitabo byari byanditswe mu Giheburayo. Nyuma yo kwiga ururimi rw'Igiheburayo barongeraga bakiga icyo bita gusenga. Mu myaka yabo 10 kugera kuri 13 bagombaga kujya aho bita mu isinagogi. Aho niho abana bakomezaga rero kwiga ku rwego rwisumbuye, bakigishwa
n'abarimu b'inzobe. Tugarutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, reka twigarukire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turebe se nyuma yo kwigishwa mu itorero abanyarwanda bigishwaga iki? Abanyarwanda bari bafite imyemerere y'uko habaho Imana, nk'uko Abisiraheli wumvishe bizeraga Imana, n'abanyarwanda bizeraga Imana ishobora byose. Hari amagambo n'imigani yo hambere yerekana ko abanyarwanda bari basanzwe bemera Imana nk'umuremyi, nubwo babaga bafite umuco n'imigenzo byabo. Urugero rw'ijambo rya mbere ryerekana ko abanyarwanda bari bazi Imana. Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Iri ni ijambo ryasobanuraga yuko Imana ikunda u Rwanda cyane kandi ikaba ituye mu Rwanda. Nubwo yajya gutembera ahandi, ariko abanyarwanda bizeraga yuko Imana iwabo ari i Rwanda. Imana ishira akarenge aho ishaka. Ibi bikaba ikaba ari ijambo ryasobanuraga yuko Imana ishobora kuguha umugisha, cyangwa se mu gihe utarawubona ikaba yagiye ahandi. Mu yandi magambo ikaba yahaye undi mugisha. Imana ntivutsa umugabo impyiko. Mu yandi magambo ngo Imana ntishobora kwima umugabo umugisha. Ineza y'Imana niyo itubeshejeho. Abanyarwanda bo hambere bizeraga ko babeshwaho n'Imana. Bizeraga yuko Imana ishobora byose, ndetse atari za mana twirirwa twumva abapfumu bavuga. Abanyarwanda bo hambere bari bazi neza yuko Imana ari ishobora byose. Bari bazi ko hejuru y'abantu bose hari Imana, hari uwaremye, hari rurema. Niyo mpamvu bavugaga yuko babeshwaho n'ishobora byose. Imana nibabeshaho. Nta upfa bitari cyo Imana yashatse. Mu yandi magambo, nta washobora kuva mu buzima bitari mu mugambi w'Imana. Bishatse gusobanura ko bemeraga yuko cyane abantu babeshwaho n'Imana. Uwiteka niwe mucamanza. Ikindi, abanyarwanda bizeraga yuko Imana ariyo mucamanza utabera. Mu bintu bigiye bitandukanye bashyiraga Imana imbere. Ijambo Imana ryari ijambo ryahozeho no kuva mbere y'umwaduko w'abakoloni. Abanyarwanda bari bazi Imana, nta wigeze bigisha Imana. Abanyarwanda bari bafite ijambo ryitwa ngo rugira naryo rikaba ari ijambo ryahimbazaga Imana, cyangwa se ryerekanaga ko Imana ari ishobora byose. Ndetse bakagira n'indi jambo rivuga ngo rurema, Imana yaremye. Bari bafite kumenya neza ko hejuru ya byose hari icyabiremye. Bari bafite ijambo rivuga Nyagasani. Iri jambo rivuga Nyagasani ni ijambo ryo guhereza Imana icyubahiro, cyangwa se ni izina ryaheshaga Imana icyubahiro. Irindi jambo bagiraga baravuga ngo bati iyakare rero bashaka kuvuga ko Imana ari iya kera. Ndetse kubera ko batabaga bazi igihe ndetse n'uburyo babisobanuramo, bavugaga ko Imana ari iya kera, yabayeho kandi izahoraho ibihe byose. Nanone bakavuga ngo urugira inka. Iryo ni ijambo nanone ryagaragazaga yuko Imana ishobora kuba ifite byose mu biganza byayo, kuko abanyarwanda bizereraga mu bintu bijyanye n'inka, kuko inka cyari ikintu gikomeye ku banyarwanda. Mu ncamake rero reka nkubwire ngo Abisiraheli n'abanyarwanda bafitanye isano. Iyo witegereje mu mico, iyo witegereje mu migenzo, iyo witegereje kuri izi ndangagaciro, kubera yuko nimba Abisiraheli barigaga icyo bita Tora ni igitabo twabonye ko kigizwe n'ibitabo 5, ariko byanditswe na Mose. Ushobora kwibaza ngo ibyo bitabo 5 bya Mose byari birimo iki? Ibyo bitabo 5 bya Mose nta kindi cyari kirimo usibye amategeko Imana yabwiraga Mose. Abanyarwanda nta muntu wigeze ubabwira ayo mategeko mbere y'umwaduko w'abakoloni. Abanyarwanda bari bazi ayo mategeko. Ushobora kwibaza ngo ayo mategeko ninde wayabigishije? Umunyarwanda yarazi ko
ko gusambana ari icyaha, umunyarwanda yari azi ko kwiba ari icyaha, umunyarwanda yari azi ko kwica ari icyaha, umunyarwanda yari azi ko amategeko yose nk'uko uyazi abanyarwanda bari babizi ko ari icyaha, ndetse n'abagaragaza kubikora. Nicyo cyatumye hariho ubwami uwagaragaza kunyuranya n'ibyo bintu byari biri mu muco nyarwanda, ndetse bo babifataga nk'umuco. Abanyarwanda bafataga amategeko y'Imana nk'umuco, nk'ubuzima bwabo. Abanyarwanda ba kera bafataga amategeko y'Imana nk'ubuzima bagomba kubaho. Sinzi niba wumva neza yuko kuba abanyarwanda bari bazi ibyo byose mbere yuko abakoroni baza. Ndagira ngo ubwire ngo aba bakoroni ntago baje kutwigisha Imana kubera ko ntayo twari tuzi twebwe nk'abanyarwanda. Aba bakoroni baturushije kumenya kwandika. Bari barafashe inzandiko zari zaranditswe na basogokuruza bacu kera mu myaka myinshi yagiye itambuka, barangije bagaruka bise ko iyo Mana ari Imana yabo. Ariko nagira nkubwire ngo Imana abanyarwanda bari bayizi na mbere yuko abo bazungu baza kutwigisha iyo Mana. Ushobora kwibaza niki cyari cyarigisha abanyarwanda? Icyo nagusubiza nuko abanyarwanda nibigaragaza yuko mu bisekuruza byabo hari ibisekuruza byari bizi kandi byafataga Imana nk'ishobora byose. Tugarutse ku mateka y'ubwami bwa Isiraheli, nk'uko nabibabwiye ngo hari ubwoko cyangwa se hari imiryango 10 ya Isiraheli yazimiye. Iki nacyo ni kimwe mu kintu nkomeje kugenda ntekereza yuko harimo abantu b'Abisiraheli bagiye bagenda hirya no hino. Nkwibutsa yuko Abisiraheli impamvu base bajyanywe minyago nabigusobanurira kubwira ngo nuko bari baranze kubaha Imana. Aba bagabo bari baranze kubaha Imana nyuma yuko Imana ibaburije kurema ibigirwamana, bo barenzeho barabiramya, bacura ibimana, bacura ibigirwamana. Uyu munsi wa none nitugaruka mu mateka y'u Rwanda turasanga ibisekuruza by'abanyarwanda byinshi mu mihango yabo imwe n'imwe bagiraga imihango yo gutamba ibitambo. Ibyo bisa neza n'ibyo Abisiraheli bakoraga. Imana yarababwira ngo ntimugasenge Bayali, ntimugasenge ibigirwamana, ariko Abisiraheli babirenzeho batangira kurema ibigirwamana, ndetse ibyo bigirwamana byabo bakabitambira ibitambo. Babitambiraga ibitambo bakamena amaraso ku bwabyo. Ibyo bintu iyo witegereje mu mateka y'abanyarwanda usanga nabo hari impamvu nyinshi zagiye zitandukana zabateraga gutamba ibitambo. Bizereraga muri icyo kintu gutamba ibitambo, kandi n'uyu munsi hari abakifite iyo mico yo gutanga ibitambo. Ibyo rero bikagaragaza yuko haba hari isano rikomeye abanyarwanda ba kera bo hambere baba bari bafitanye n'Abisiraheli bo hambere. Kuko ibyo bintu by'ibitambo nimba abanyarwanda bari babizi kandi barabikoraga, bagatanga amahene, bagatanga inka, bagatanga inkoko n'ibindi byose, bishatse gusobanura ko bari bafite aho babikomoye, bari bafite aho babikuye. Imana yacu nishimwe. Birakwiye yuko uyu munsi wa none tugerageza gukora ubushakashatsi tukamenya neza ese niki umunyafrika yakora kugira ngo agire guhirwa, agire amahoro. Kuko hari byinshi cyane tugenda tubona tukibaza impamvu yabyo, ariko wenda birashoboka yuko byaba bifite impamvu. Nimba aba bagabo b'Abisiraheli barakuwe mu gihugu cyabo bakajyanwa bugwate, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo bangaga gukorera Imana cyangwa se kumvira amategeko yayo, Imana yabatezaga abanzi babo bakabajyana bugwate.
ese birashoboka yuko hari abantu runaka uyu munsi wa none bashobora kuba bahura n'ibintu runaka bitari byiza biturutse yuko batandukiriye kubaha Imana? Ese mu muryango cyangwa se mu miryango hari abantu usanga bakunda cyane kuramya no guhimbaza Imana, rimwe na rimwe ugasanga ndetse n'abazungu batuzaniye iyobokamana ryo kutuyobya, batuzaniye iyobokamana ryo rituvuguruza, ritwereka yuko ndetse iyobokamana rishingiye ku nyungu, ndetse izo nyungu zabo magingo uyu munsi wa none amadini yabaye menshi, abantu basa naho batabasha gusobanukirwa ukuri nyako. Ukuri ni ukuhe? Bamubwire ngo ukuri nuko bishoboka yuko mu Rwanda cyangwa se no muri Afurika muri rusange haba harimo abakomoka ku mugabo witwaga Yakobo, uyu munsi wa none wahinduriwe izina n'Imana akitwa Isiraheli. Iryo zina Isiraheli rikaba ari ryo ryaje kwitwa igihugu cy'igihangange uyu munsi wa none tuzi cyitwa Isiraheli. Nonge kubwira ngo niki cyatumye abantu bakoze jenoside mu Rwanda bavuga yuko hari bamwe mu banyarwanda baturutse ahitwa muri Abisiniya cyangwa se mu gihugu cya Ethiopia. Reka nkubwire ngo ikiganiro nagakomeza, ndakuraritse kugira ngo komeza ubane natwe, wumve, twigire hamwe, ducukumbure, tumenye byinshi bigiye bitandukanye ku mateka y'Abanyafurika ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Murakoze. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi Imana iragahora i Rwanda igihe cyose.